ko bari bakwemera shaka ndi makuru umva ubwire ibyo ntabwo ari igitangaza wadumvise karame Fredina wanje Jumonge ndaho meze neza mu Bugesera ikibazo gihari nuko umva oya ntabwo nziba kandi kuguhamagara ubwabyo ari views kandi ari amafaranga umva none si nimero zaho gikuye iyi nimero n'umugore wawe Mutesi ntayagira iyi na Mutesi ntayo yabona umugore wawe ubu ni umugore mu bitabo ariko si umugore mu gitanda muri iyi minsi ni muri kumwe amakuru ufite yizeye wavuga yuko udaherukana na Mutesi amakuru ufite yizeye ngo Mutesi ni muherukana umugore wawe barakuresha ko umva bwira ndi makuru ufite avuga ko avuye n'imyambaro wayisizeyo Fredina iyo bintu ejo byazagaruka ugasanga umva ubwire usekundi ko yadivorosheje Yesu yaravuze ngo musabe muzahabwa mushake muzabona ngo dushake tuzabona wumvise bagiye kumbwiriza oya urumva kubwiriza se uyu Sebiradiyo si uzarota inkuru ibayimamo yuko Pastor Mutesi urugo rwe rwasenyutse nimba ari binazanywera agaserebura akishima ndetse akaza no kwemeza abanyarwanda ngo ibyo navugaga nibyo kuko amaze gukora ibiganiro birenze 5 avuga ku itandukana rya Fredina na Mutesi nizo nzozi ze anarota akavuga ati yababyari bibaye no kuba Fredina amuvugishije izi saha bigiye kuba iturufu ryuko Pastor Mutesi izi saha social media zigiye kongera zikamwota mwumva urwego umuntu abahagaze ku buryo yicara acunga urugo rw'abandi ruriho cyangwa ntago ruriho nyamara urwe nawe rwaramunaniye rwarageze gute rwarajambaguritse ubu Pastor Mutesi ni ugezweho tayari yamaze gutandukana na Fredina ariko Fredina uburyo aseka n'umuntu wandagaje umugore we nabyo ntago bishimishije nge ntago binshimishije uyu mugabo ni ujya akunda kuvuga ngo umwanzi wa papa wawe nawe aba ari umwanzi wawe nge umwanzi w'umugabo wanjye nanjye n'umwanzi wanjye w'ibihe byose uyu Fredina rero uza guseka na Sebiradiyo bari kumwinja bari kumukura b'amagambo nubwo atayatanze neza nabyo hari ishusho bitweretse nk'abanyarwanda mukomera Imana amashyi nimba mubibonye ariko se ubundi Pastor Mutesi niyo yatandukana murumva ibyo byabikoza amakuru niyo wababaye wa mbere se nakanwa kabivuga Sebiradiyo nawe ari mu batandukanye uyu mugabo nawe n'umudivorce Bamikwano bazaringi amazina nk'ibisanzwe ni Shakira mbona bihita no stress baruteka zivuga ololo uw'igikundiro niba rimwe abantu nsanga mu bigare bamikwano bazaringi namuvana ruryama namuvana rusinzira buri muvanara wese agiye yihandagaza ikomange mu gatuza avuga ngo bwije muziki bwije ukoze iki inshuti y'Imana abakoze barifuzwa kakati bamikwano najya mbibutse ngo iyi si turimo yo na mikino iyo ushatse kwizanaho imikino ikwereka ko yo idakina kandi idashinyika rimwe na rimwe abantu bajya bica bakavuga ngo ngisi iragoye oya isi irarengana iyi si izaba nziza ari twebwe tuyigize nziza iyi si izaturyohera ari twebwe tuyiryoheje kandi iyi si izatubihira ari twebwe twabigizemo uruhare kugira gute kuyibishya niyo mpamvu mbabwira ngo iyi si ni twebwe iyo bavuze ngo isi ya none ni twebwe kubera ko umuntu utakiriho utari ku isi ntabwo wavuga ngo isi imuruhije gute atayiriho imuruhije gute atayiriho
iyi si ya none rero twisanzemo twebwe turimo abagihumeka umwuka w'abazima, tujye twicara tunashimira Imana ko byibura muri bike muri ubwo nubwo turi ku isi ruhanyije kuyibamo, turi ku isi y'intambara, turi ku isi ibabaje itubabaje, ariko tujye dushimira Imana yuko byibura twabayeho. Tujye dushimira Imana yuko twabayeho. Hari benshi batashoboye kubaho, hari benshi batashoboye kubona ibingibi turi kubonesha amaso yacu, hari benshi batashoboye kubona izuba kandi bagombaga kubaho. Ibyo ngibyo rero kubiza isaha turiho byibura tujye tubishimira Imana. Tujye tubishimira Imana, nyamuneka Imana imbere ya byose, ibindi byose biza ari inyongera. Kagati ba mikwano izi saha mureka tuze noneho mu isi ya social media. Abantu twese turi ku isi ya none, ariko noneho hari n'indi si. Uyo turi kuri social media tuba turi mu yindi si itandukanye n'isi yo mu isoko, itandukanye n'isi yo mu rugo mu nzu yawe, itandukanye n'indi si yo mu rusengero. Turi ku isi noneho, turi mu isi, murakaza neza mu muryango mugari mu isi ya social media. Aho social media abenshi muyifata nk'urubuga rwo kwenjoyinga kugira gute, ariko social media ni ya yindi twerekana abo turibo. Social media twerekana abo turibo. Social media ikwerekana icyo wihishiye mu nda. Social media igufasha kwerekana ibitekerezo byawe, uko utekereza. Itwereka nimba uri mukuru ufite ubwenge cyangwa se uri mukuru udafite ubwenge. Ikwerekana nimba uri umwana ufite intego y'ubuzima cyangwa se uri umwana uri kwicukurura urwobo. Iyi niyo si ya none turimo noneho. Welcome mu isi ya social media. Social media ndongera gato kuri social media. Social media ibaho ubuzima bwiza, ibaho good life, ariko bushobora guhindura na wa muntu uri inyuma utaburiho, akumva ko yacikanywe, akumva ko isi yamusize, akiyanga. Ariko na munsi n'uyu n'umwe social media izabereka party y'uruhande rw'umuntu rubi, keretse ubwe yabigizemo ubushake, akaza akabereka akababwira ati ngewe dore burya ubuzima n'ubu. Ariko social media, abantu bose turi kuri social media turi abasirimu, turi abanyabwenge. Ikindi cya gatatu, tugaragara nk'abadafite ibibazo. Icya kane kirenzeho noneho, turi abakire. Turi abakire kubera ko ntabwo uzasanga umuntu aseka hariya, umuntu aseka hashobora no kufata ibyago by'abandi akabibyinamo ngo utekereze ko we hari ikimugoye muri ino si. Niyo mpamvu mbwira abantu bankurikirana, mu bantu mukurikirana mujye mukurikirana cyane, ariko ntimugatwarwe n'ibyo mubona kuri social media. Social media umunsi wamenye ko ari n'uburozi bwaje kuturangiza, kuduhuhura twese kandi tudashobora kwigobotora, urumva uzamenya ubwenge. Uzamenya kudatwarwa n'amarangamutima ya social media. Izi saha na ibintu byose urabisanga kuri social media. Ko wabyara umwana, uko wamukuza, uko wamurera, uko wakorera amafaranga vuba vuba ugakira, uko wakwivura ibibazo runaka, uko wakwivura depression, uko byagenda gute, ibi bintu byose urabisanga kuri social media. Ariko nujya kureba wa muntu kwigisha uburyo wakwivura depression, uzasanga ubwe yarapfuye umutima uregetse. Nugenda ugasanga uri kukwigisha ngo uko wakorera amafaranga ugakira vuba vuba, ukuri kuri uzasanga inkweto agira ari imwe nayo yaramucikiyeho. Nuvuga ngo social media idutegeka gukora ibyo twebwe tudakora, ibyo tudafitiye ubushobozi. Ikadutegeka kuba abo tutaribo. Social media ikadutegeka kubaho abo tutaribo. Narababwiye nta muntu ubayeho neza muri ino si nk'umuntu uri mu cyaro cyangwa se uri mu buzima butariba kuri social media. Ngareba hisigeze. Social media igushyira kuri pressure, umutima ugatera nabi. Mugoro hanuza bamugura imodoka, hari igihe ibintu byari byaradutse ngira ngo umuntu heruka kutwereka imodoka ni Mutesi Jolly. Hari ibintu byari byaradutse ukabona umugore bamuhaye imodoka, wakwicara wakwireba ibigango by'umugabo wawe, wakwireba mu nzu ukabona nayo ko iyo modoka wakwireba muri miruwari inzo bufite ishashagirana, ukabona ukwiriye imodoka. Ugatangira uyu mugabo utangurira imodoka, ubusi uyu mugabo abagabo bari baragowe pe. Ndababwiza ukuri. Wagira gutyo wahindukira kuri social media ukabona abantu bakoze ubukwe bw'akatabaho.
nawe ukumva pressure niyo gukora ubukwe nk'ubwanuza. Ubukwe nk'ubwanuza nuzi umuryango ahagaze, nuzi abaterankunga barimo, nuzi nimba yafashe ideni, nawe bikagushyira kuri pressure. Social media idushize kuri pressure yo guhindura ubuzima bwacu nyamara tudafitiye ubushobozi. Mumbabariye kuvuga gukora iki kiganiro kuko gifite aho kiganisha. Social media izagutegeka kwishimira ibyago by'abandi kugira ngo werekane ko bitazakugeraho cyangwa se utazagira gute utahura nabyo. Mukomere Imana amashyi nimba mwumvise icyo mvuze. Ugasanga umuntu yanitse amenyo ngo kubera ko mugenzi we yagize ibyago, mugenzi wawe yagize ibyago, wanitse amenyo, nawe wanitse amenyo. Ukibagirwa ko ibyago biri mu baturanyi ejo bizimuka bikimukira iwawe. Ibyo nabyo ukabyibagirwa. Social media ya none yabaye inzira nziza yo kurwanya bagenzi bacu. Social media nziza yabaye inzira nziza yo gusebya bagenzi bacu. Uriya muntu nta kindi kintu cyamushobora, reka twicare tumusebye. Turagusebya, tugusebye kariya, ariko umutima woroshye. Nagusabaga ngo ntuzigire uza kuri social media. Nimba ufite agatima koroshye karehareha, gerageza ntuzaze kuri social media. Social media ni hahandi umuntu akumenya. Akamenya ibyawe biri mu nzu, akamenya aho wavutse, akamenya ibyo ukubayeho, akamenya amadeni ufite, akamenya ibibi byawe. Nawe ubwawe utabizi. Akamenya akabaza amakuru yawe, nawe ubwawe utayazi. Iyo niyo si ya social media. Izi saba basigaye baca umugani ngo nugira ibyago uzagira inshuti yo kuri social media. Sibyo ko waba ufite inshuti yo kuri social media, waba utayifite, nubundi amakuru yawe y'abanzi bawe bakuzengurutse cyangwa bakwegereye nubundi ni hahandi azagira gute azatangwa. Tushuje abantu mwese muturwanya mutari kuri social media ariko mugakoresha bari muri social media kugira ngo baze baturwanye. Ikibazo nuko aba mutuma birangira nubundi bacitse intege, ugasanga wa undi basebyaga nubundi nta kintu bimuhinduyeho. Reka tuvugisha ukuri, gusebanya, gutukana mu kukarubanda kuri social media, ibitutsi by'inyandagazi n'iki ntabwo twebwe abantu bafite ubwenge ntabwo tureba uwo basebya, ahubwo tureba akanwa kabivuga. Buriya nicyo kibazo. Bari nubyuka mu gitondo ukarema intambara ku muntu ngo urashaka umusebya, urashaka umwandagaza, twe tuzicara dufate gutya tureba akanwa kabivuga. Niko kaba gafite ikibazo kuruta wa undi bari kuvuga. Akanwa gasebya abandi, akanwa kavuga abandi nabi, akanwa gakoreshejwe mu kwangiza abantu cyangwa se mu gusebya abandi, niko kaba gafite ikibazo kuruta wa wundi bari kuvuga, kuruta wa wundi uri guseba. Kakanwa kavuga, rero n'umundi turakareba twavuze akakanwa kari gashobotse cyangwa ni kakanwa kariho katashobotse ariko kifuza gushoboka kandi bitagishoboka. Abantu benshi mu byange murarwaye. Akanwa kajya kwatura ibibi ku bandi, suko kaba ari kazima, ahubwo kaba karaboze, karabaye imborera. Ngenda bibabwiza ukuri. Tayari ubu ngo bamagambo yacu arashize, tugiye kwinjira mu mwandiko rero noneho nyirizina. Abari bamunumbuye mugire peace, mugire gutya. Yego. Fredna. Karame. Umeze utese? Hanyuma. Hari umuntu uvuga ndi mu kiganiro, hari umuntu uvuga ngo mwatandukanye na Mutesi, byaba ari ukuri? Ni amagambo y'abantu. Niyo muvugana. Urumva? Mu minsi yashize umuntu yarabwiye ngo yamazu yawe ari ku isoko ngo urashaka kugura ahandi hantu. Noneho ndagize ngiye kumva numva ngo warayagurishije yandi ikambi ya miryango byahindi byiza cyane. Ikiza gihari, hari umwe mu bamama wagiriye neza yaravuze ati nubwo haje umubosi mushyashya waguze na Fredina,
atari ko Ferdinand yadufataga neza ati waba wabuze n'ubwishyu akakubwira ngo hubura buzaboneka turatangiye urumva mwari mubizi neza ko buriya system yo kugira ngo ukuremo amakuru umuntu ubanza kumufata neza nibyo Sebiradi yakoze ariko nanone bikagaruka bikadusetsa cyane bikanadutangaza mukubite ku ntambara ishize ibushize yashize aho Mutesi Pastor Mutesi na Ferdinand bakoranye ikiganiro bameze nk'abihanangiriza nde Sebibafuri nurangiza ufate Ferdinand izi saha uzi ko uyu mugabo ari mu bagize uruhare rwo gusakaza amagambo mabi ku mugore we ari bari wagize uruhare mu kwambika isura mbi uwo yita umugore we nurangiza uhita umufata umwereka uburyo ari guseka bamuhamagaye akanaseka akishimo kagaragaza ibyishimo kuko umwanzi w'umugore wagize ate amuhamagaye iyi ni si ya none iyi niyo si ya social media niyo si ya social media ko abantu bakwemera shaka ndi makuru umva ubwire ibyo ntabwo ari igitangaza wabyumvise karame Ferdinand wanjye Jumonge ndaho meze neza mu Bugesera ikibazo gihari nuko umva oya ntabwo nziba kandi no kuguhamagara ubwabyo ari views kandi ari amafaranga umva none si nimero zaho gikuye iyi nimero n'umugore wawe Mutesi ntayagira iyi na Mutesi ntayo yabona ni umugore wawe ubu ni umugore wawe mu bitabo ariko si umugore mu gitanda muri iyi minsi ni muri kumwe amakuru ufite yizeye wavuga yuko udaherukana na Mutesi amakuru ufite yizeye ngo Mutesi ntimuherukana umugore wawe barakuresha ko umva ubwira andi makuru ufite avuga ko wavuyeyo n'imyambaro wayisizeyo Ferdinand iyo bintu ejo byazagaruka ugasanga umva ubwire usekundi ko yadivorosheje Yesu yaravuze ngo musabe muzahabwa mushake muzabona ngo dushake tuzabona wumvise baragiye kumbwiriza oya urumva kubwiriza se usekundi ko yadivorushije kandi niwe wa mbere ubanza guseka abatandukanye ahubwo reka mbanze mbabaze ubundi gutandukana byabaye icyaha nimba bitarabaye icyaha kubera iki ngo z'abantu mugomba kumenya izatandukanye n'izitatandukanye ubu Pastor Mutesi niwe ugezweho tayari yamaze gutandukana na Ferdinand ariko Ferdinand uburyo aseka n'umuntu wandagaje umugore we nabyo ntabwo bishimishije nge ntabwo binshimishije uyu mugabo niwe ujya akunda kuvuga ngo umwanzi wa papa wawe nawe aba ari umwanzi wawe ngewe umwanzi w'umugabo wanjye nanjye n'umwanzi wanjye w'ibihe byose uyu Ferdinand rero uza guseka na Sebiradiyo bari kumwinja bari kumukura b'amagambo nubwo atayatanze neza nabyo hari ishusho bitweretse nk'abanyarwanda mukomera Imana amashyi nimba mubibonye ariko se ubundi Pastor Mutesi niyo yatandukana murumva ibyo byabikoze amakuru niyo wababaye wa mbere se n'akanwa kabivuga Sebiradiyo nawe ari mu batandukanye uyu mugabo nawe n'umudivorce ariko iyo ari kungoza abana ari kuzishigika hejuru uramureba ukumva agahinda karakwishe Pastor Mutesi kuba yatandukana na Ferdinand si byaba ari igitangaza nta nicyo byaba bivuze muri societe rwose pe ahubwo nyuma yo gutandukana yakwitwara te twebwe tujya tureba ngere mbabwira ikintu nemera ko ubu buzima turimo nta muntu ugomba kuba mu buzima bwawe forever kamara igihe byanze biba bigomba kuba uko byakabaye iyo igihe byaguhiriye nta n'impamvu n'imwe ihari yo kuza guseka uwagize ute uwatandukanye keretse igihe yitwaye nabi keretse kubera ko rwose tubyange tubyemere hano hanze hari abantu batandukanye n'abagabo
tutifuza ko baba n'inshuti zacu, bagera no mu buzima bwe bagashaka kugushyira muri wa murongo umwe n'uwabo. Yes, uko witwara after divorce nicyo cyerekana icyo wari uri cyo. Uyu mugabo rero afite ibikomere, ihungabana ry'uko yatandukanye n'urugo rwa mbere. Mwibuke ejo bundi Karege yavuze ko yatandukanye, yakoze divorce. Mwumvi ibitutsi yatutse Karegera ukuntu bingana. Kandi ubwo ariwe waje kwitangariza societe yuko yagize ate yatandukanye n'umugore, umugore akamwiba, umugore akagurisha ibintu byose byo mu nzu. Icyo kiganiro nzakibaha, ndacyakegeranya ku buryo nejo bundi jya useka ku bantu batandukanye, useka ku bantu bakoze divorce, ubizi neza ko ibihe bari gucamo nayo wabiciyemo. Niyo mpamvu utagombye kwanika amenyo. Ferdinand buriya ngiye hari umugabo nemeye ejo bundi uhamagara Papa Sharirene. Wahamagaye Papa Sharirene ushaka kumwumvisa ko byacicitse, Mama Sharirene bamusohoye muri etage, Mama Sharirene byagenze gute, Mama Sharirene ushaka kumubaza uko yiyumva. Uribuka ijambo yagusubije? Yarakubwiye ngo ubuzima bwa Mama Sharirene n'ubwa Mama Sharirene, nanjye mfite ubuzima bwanjye ndimo. Uriya niwe mugabo society ikeneye. Dukeneye abagabo batazaza kwandarika kwishima ibyago byageze ku bagore babanye nabo. Dukeneye abagabo berekana ko umuntu niyo muba mwatandukanye, muba mutagiye kuba abanzi bo gutemana, bo guterana amabuye. Ari naho tuzigaruka tukiyama abagore babone ingo zimaze kwanga, bakaza hano gusebya abagabo babo. Bibagije ko bari abagabo, mwarabanye mu buriri, mwambaranye inyo zanyu zaraheneranye, mwaranabyaranye. Buri umuntu mwambaranye ubusa uko byagenda kose aba ari wo kubahwa. Umuntu mwambaranye ubusa uzi inyo yawe, uzi kibibi kiri ku kibuno, uzi inkovu yawe, ukuzi imbere n'imbere n'indani, uwo muntu wakagombye kumwubaha, kuko uko byagenda kose aba ari pate imwe mu bice bigize umubiri wawe. Urabyutse mu gitondo uje hano ku karubanda uje gusebya umugabo wawe. Ubu yi Ferdinand twari tumutegerejemo ikintu ku break, iyo nkuru ba breakinze ko ayemeza koko. Ariko usibye kuba nawe yisetsa bya nyirarureshwa biri aho ngaho byo kurenzaho by'umurenzaho wajyanga ari gusekera ku mutsi w'iryinyo, ntabwo twumva uburyo umenya ko uri kuvugana na Sebi radio ukagomeza ukimusekera uzi neza ko ari umwe mu bantu banifuza ko urugo rwanyu rwatandukana. Uyu Sebi radio si uzarota inkuru bayimamo yuko Pastor Mutesi urugo rwe rwasenyutse. Nimba ari binazanywera agaserebura akishima ndetse akaza no kwemeza abanyarwanda ngo ibyo navugaga nibyo, kuko amaze gukora ibiganiro birenze 5 avuga ku itandukana rya Ferdinand na Mutesi. Nizo nzozi ze anarota akavuga ati yababyari bibaye. No kuba Ferdinand amuvugishije izi saha bigiye kuba iturufu ry'uko Pastor Mutesi izi saha social media zigiye kongera zikamwota. Mwumva urwego umuntu aba ahagaze ku buryo yicara acunga urugo rw'abandi ruriho cyangwa ntago ruriho. Nyamara urwe nawe rwaramunaniye, rwarageze gute, rwarajambaguritse. Iyo situbreakinga situbreakinga. Pastor Mutesi ni umwe mu bantu mu bagore nigeze kubabwira bagira uducontent twamaganya, twagahinda, twinyuro, ariko udukurikiye nyine ufite icyo yigamo nyine ariga, kuko niyo si turimo. Turi mu isi y'inyuro, turi mu isi y'agahinda, turi mu isi y'umubabaro, turi mu isi y'abantu batwanga ntacyo dupfa. Urumva, turi mu isi y'abantu batwifuriza bifuza ko n'ibyago byagwa iwacu. Turi mu isi ubizi saha, reka babwire mwa bagore mwe mu dukurikira mureba hano, uza umubare w'abagore bagenzi bawe bari inyuma yawe bifuza ko wapfaka uko bangana. Barahari benshi batifuza urwo rugo rwawe rwiza. Barahari benshi batifuza kubona umugabo wawe atahi wawe. Barahari benshi batifuza kubona byibura abana bawe basa neza, bambara neza. Nubyuka mu gitondo ugasohoka, usohotse mu mafaranga y'umugabo,
ugize gute urasa neza amafaranga y'umugabo ubu bakuguriye imodoka bakuguriye inzu bagize gute muri yubatse mugeze ku iterambere jya umenya ko umurongo w'isheni bw'abantu basanzwe bakuzi mu buzima bari inyuma yawe 99% ari abatakwifuriza gusigara muri urwo rugo ari abatakwifuriza kubona umugabo wataha mu rugo ari abatakwifuriza kubona byiburi wawe hari ibyishimo museka. Abagore benshi baryoherwa no kumva inkuru z'abagore bagenzi babo z'amarira n'agahinda. Nimba ushaka kubona inshuti z'abagore babwire ko iwawe byanze, babwire ko iwawe ari imiguruka ari intambara, uzabona bakugirira impuhwe pole sana ariko bagukurura ariko batwara amagambo. Nta muntu kwishimiye muri ino si. Niyo mpamvu njya mbabwira ni menye ibyawe, menye ibyawe. N'uyu mugabo Sebiradiyo Sebituyu rero rwose ndababwiza ukuri ko Imana ihoraho ushobora byose. Niwe muntu utifuza kubona mama Sharirene aryoshye ameze neza, arashaka kumva mama Sharirene ibibazo byaramubanye byinshi atagifite naho yege ku mutwe. Arashaka kumva Pastor Mutesi we mu rugo hari intambara hari inonganya, kugeza ubwo agiye agacukumbura video Pastor Mutesi ngo yakoze ngari kushyira indabyo kunuza ku ifoto ya Rusagara. Ariko nanone wajya ugaruka ubona Pastor Mutesi nawe afite ibimukoresha. Ufite umugabo Imana yaragusimbuje guha umugabo muzima, higuha umugabo umwishimiye, ukoze umukuru umukecuru, urajya kwirirwa wirukanga inyuma y'umuntu wapfuye, ujya kumushyiraho indabyo, warashatse urundi rugo, ubu uri kwihimura ibiki? Ubu uri kwihimura ibiki? Kari igihe twicara natwe ibintu bimwe tukabireba tukayoberwa ibyari byo. Si turabona uyu mugabo wawe Feredina afashe indabyo agiye gushyira kuri mukeba we kuri nyakwigendera. Wowe uraho ngaho kirimwe kabiri nyakwigendera, kabiri gatatu nyakwigendera, yego yagusize muri etage pe. Ni igikorwa kizasiza gukoreye. Ariko se nimba warahisemo kumusimbuza, ukamusimbuza undi mugabo, kubera iki nyakwigendera kurutira umugabo guhagaze imbere? Kubera iki? Wakwerekana ka kurutira umugabo nyine abantu ni ibintu baba bibaza. Ni ibintu baba bibaza. Kwibuka ni byiza, ariko twereke n'umugabo wawe kagusapotinze muri icyo gikorwa uri gukorera mu nzu araramo. Uribukira umugabo mu rugo rw'undi mugabo, murumva ibyo bintu bibaho bishoboka? Suko guca intege ninjiye mu byawe pe, ariko nabandi badukurikirane babumva ko iki kintu ari sakirirego. Erega Mutesi ashobora kuba afite umugabo witonda umushyigikira muri buri kimwe cyose, ariko hari uzabikora, ukajya kwibuka ex wawe, ukajya kwibuka umugabo witabye Imana wasimbuje undi mugabo we mutajyanye, noneho ubikorere mu nzu ye araramo, n'ururare mu rusohokemo. Ibi niyo mpamvu nagaruka nkababwira ni social media ibereka ibintu waba ufite ubwenge buke ukabigenderaho ngo ugiye gushyira mu bikorwa, byarangiza bikaguta mu kaga, nyamara utekereza ko utabanje no kunononsora umenye ngo uriya kubera icyo abikora. Ubu se tuvuga kuri ya mugabo wapfuye ari we wakunze cyane kuruta uyu nguyu murarana mu nzu ukubomora. He na maco yinda. Anyway, rero wicara ubizi umugabo wawe bagomba kumugomeza kumuvugisha nyine, atanga amakuru y'urugo rwe ko rwasenyutse tayari. Noneho social media ubugaburiye iki? Ubugaburiye abashonje, abanyenzara ubugaburiye cyane ko n'umugabo wawe amubwiye amubwiye ngo kora utazasabiriza. Hari message atanze, iyi si ntabwo twishimiye, ntabwo abantu batwishimiye mute. Umuntu ashishikazwa no kwicara hano ngo avuge ngo urugo rwawe ntabwo ruriho, utagira ngo niwe wenyine bibaho. Abantu benshi turaba divorce kuri social media, abantu badutangiye divorce mu kanwa kabo, abantu batubyaje abana badahuje ababyeyi mu kanwa kabo.
icyo niyo shusho kwereka abantu bari hanze hano batekereza gute, bagutekereza gute. Ejo bundi niyo mpamvu nge nzaza ngaruka ku biganiro birebana na sosiyete turimo y'abantu. Ejo bundi nagiye ku itabaro, tugiye gutabara umumama umwe wagize ibyago apfusha umugabo. Ariko abagore bagenzi be bamwe banambaye n'imikenyero bigaragara ko baje kumufata mu mugongo, baje gutabara, baragiye bitereka ahantu, baritereka koko. Batangira uburyo agiye kubaho, azaba hate, bariya abana bazarya iki. Uriya mugore ubwishongozi yari afite n'ubundi twarabirebaga, ubu none hagiye kuba hate, ko yajyaga yikangisha ngo afite umugabo, agiye kuba hate. Noneho menya ngo n'inyuma hari abandi bari gutekereza gutyo. Umumama baramuvuze, ndareba ndavugana, ariko ubu ngubu izi nizo nshuti zacu, aho zakagombye kuba zivuga ati wenda dukurikije n'ubuzima yararimo, wenda bubi cyangwa se bwiza, izi saha wenda tugiye gukora iki, reka mfata akana kamwe ngatangire Minerivare, nawe ufata kandi kana ugatangire Minerivare, tumugabanyiriza umusonga, reka tumukorera agasitoke k'ukwezi, byibura atangiriraho tumugabanyiriza umusonga. Ahubwo tumwituye kujya gutangira gutekereza, agiye kuwangara, agiye kuki, abagabo bagiye guhita bamwinjira, none iriya nzu ntago azayigumamo irahenze, ororororororo, umugabo upfa akagusiga mu bukode. Ibyo biravugwa n'abagize bate, n'abavuye mu bukode wenda. Ariko ikintu bibagiwe ko nuko ibyago byabagezeho nabo byabagwaho. Izi sawa ufite umugabo mumeze neza pe, bura niyo mpamvu nyavuga ni gusaza, umuntu nagutuka gusaza uzakome mu ntoki uvuga ati Imana ishimwe. Buri mubyeyi wese yishimira kubona yakwikuriza abana bagakura, akabashyingira, ndetse yambaye baza kubashyingira akabona no kubuzukuru, aba yumva yabona nabuzukuruza. Niko isi yubakitse. Tutirengagije ko hari abavutse bagahita bagira bate, bagahita babura ababo, bagahita babura ababyeyi. Tutirengagije ko ari umuntu ushaka akinjira urushaka bakiri muri honeymoon, umugore agahita yitaba Imana, cyangwa se umusigabo agahita yitaba Imana, ukabona noneho ukigera muri urwo rugo ugahita upfakara. Abantu benshi ntabwo babibona ko ari igeno ry'Imana, no? Baratangira uriya n'umutera mwaku, iyo yashatse umugabo ahita apfa, ororororo, amagambo nyine sosiyete igahita idushyiraho amagambo, ariko bibayirengagije ko nabo byababaho. Erega ikintu niyo kitakubaho n'uwo wabyeyi cyamubaho. Iyi si dushaka twagarura urukundo, tukagira urukundo, ikibazo cya mugenzi wawe kikaba icyawe. Kubera ko reka nkubwize ukuri, nushaka ubyine mu kibazo cya mugenzi wawe, nushaka ukibyinemo, ukishimiremo ute, nawe kizakugeraho. Hari ibintu utazacika. Ibi ngingo umuntu yapfushije, umuntu yapfuye, ukabyina ugakoma amashyi, bizakugeraho, bizagwa iwawe. Wenda gutandukana ushobora kutazatandukana da n'umugabo, ariko ikintu kigendanye no gupfa, kugira ibyago nk'ibyo gupfusha, ushaka wagira gute? Wajya ufata kira kibazo ukakishyiraho. Nshuti y'Imana, dukeneye kugarura urukundo, tukumvikana, ubumwe n'ubwiyunge bukaturanga, tukareka kurangwa n'imitima mibi na karande zidushuka, nyamara ibyo zidushukamo natwe bizatugirirwaho. Banange sinzi nimba nandukiriye, ariko mwihangane, ariko nge nsigaye ndi umwana w'abapfu babiri, ndabakunda kandi nge mba numva abantu babana mu mahoro kuruta uko babana mu mwiryane. Thank you, ciao.